turabasuje turabifuriza rero gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mugakurikira Primo Media Rwanda. Twagarutse rero mu biganiro byacu nkuko bisanzwe, ndi kumwe na Ayubu. Yego. Impeshyi yongeye kuba impeshyi. Impeshyi yongeye kuba impeshyi nibyo. Aramaze iminsi tufite imvura ariko urabona ko kirima yongeye kugira ngo irimo radusezeraho impeshyi. Ya. Ariko c'est bon, ni byiza. Nubwo rero impeshyi hari, impara nizo zavuze ziti nta kibuza impara gucuranga, natwe ntago byatubuza gutanga amakuru abantu baba badukeneyeho. Ntago ari impara gusa n'inyombya kuyombya. Nta n'ikibuza inyombya kuyombya. Yego. Ya kereka iyo wayirashe ku munwa. Nibwo yaburiya ngo nibwo yavuze ngo bayirashe ku munwa umwambaro ahuranya ufatamo ngo bayibashije bati ko itarama kubabwira avuga ngo hari umugani yavuze ndaza kubibutsa mu kanya ni mwibuka. Bariko waje amagambo yashize ivuga. Amagambo ashize ivuga. Yewe niho yabivugiye. Ngo bari bayahuranyijwe. Twebwe rero amagambo yacu ntarashira ivuga n'amakuru yacu ntararangira. Tuje kuganira ku bintu biri kubera hirya no hino ku isi, ariko reka tugaruke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nanone ku makuru arebana n'u Rwanda. Twabonye intumwa zidasanzwe cyangwa intumwa zihariye z'u Rwanda neza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihurira Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gusinya amasezerano. Yego. Amasezerano basinye bayisinyeye na company izo muri Amerika kugira ngo zize gutangiza ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri ibi bihugu babyita iby'akarere k'ibiyaga bigari. Twavuga ko gusinya aya masezerano ari zangamba cyangwa ari yambanziriza mushinga y'amahoro yatangiye gushyirwa mu bikorwa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bayasinya cyangwa bari mu biganiro byo kuyasinya? Bari mu intumwa zihariye z'u Rwanda neza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo deja bagiyeyo gusinya amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na company zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba rero ari amasezerano ari tripartite arimo impande eshatu. Urakoze cyane Alex. Niba ari amasezerano y'impande eshatu barimo kuganiraho ahuriyeho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda na Leta ya Democratic Republic of Congo, byaba bivuze neza rwose mu buryo buri direct, mu buryo butaziguye ko ari igice kimwe cyari amasezerano cyangwa ari urukurikirane, ariko bakaba bahereye mu ruhande rwa business. Bahereye inyuma hasi. Bari muri ordre croissant hasi ujya hejuru. De croissant cyangwa croissant? No croissant kuko de croissant ni hejuru ujya hasi. Byaterwa naho wavuga kiri kubivuze ngo ingingo ya mbere yavugaga kabiri gatatu kabanga kuki bahereye kuri gatanu. Ariko icyo narivuze nuko baba bahereye kuri ipati imwe y'amasezerano. Sibyo? Hanyuma ukaza ukavuga ngo kuki baba bahereye kuri pati y'amasezerano niba harimo ayihutirwaga cyane hariya kwari ugucecekesha imbunda. Kunetraliza imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko gusenya za FDLR by'umwihariko. Icya gatatu gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ibyo byose uyu munsi byaba bitaragerwaho ku rwego twababonera rwiza bakavuza bati duhera aho rero bwana Alex. Buriya abari muri ibingibi nibo bamenya neza icyo bakwiriye guheraho bitewe n'impamvu runaka. Ushobora kuvuga bati Trump akeneye amabuye, Tshisekedi akeneye amafaranga, u Rwanda rukeneye ayo hagati nkuko bigenwa kuko u Rwanda rwumvikanyeho ko ariko ruzajya rugira role yo kongeraho agaciro kuri buriya bucukura ari amabuye, sibyo? Ubwo rero akavuga bati reka tube dutangiye byibuze. Mu yandi magambo ntabwo twagaya ko byibuze kimwe mu bihuriyeho kuko buri bihugu biramutse bigize umwanya wo gusangira n'ubundi ibyiza bisangiye, icyo burya ibarira icyo bita rapprochement muri diplomasi. Muri diplomasi iyo mwagize amahirwe yo kuvugana hari cano ifungutse noneho ikaba cano iryohereye, irimo business, irimo ubuki, itarimo mubirizi, turi kumvikana itasharira. Iyo cano rero ishobora kuza gutuma n'ubundi bavuga bati ko twakoranye business bigashoboka ko imipaka n'ubundi ya Rubavu la Corniche n'ahandi hose hatarafungwa tukaba muri tukiri kumwe, tukaba twongeyeho na business turimo kunguka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zigiye kongeramo investment cyangwa amafaranga y'akayabo ko kuza gucukura. Hari ukugenzura icyo bita prospection cyangwa exploration, hakaza na exploitation no gucukura noneho no kongera agaciro ayo mabuye. Ibyo byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zizabishyiramo ayo mafaranga.
amenshi cyane ashoboka niba zigiye gushyiramo ayo mafaranga Qatar ikaba irimo kuvuga ko nayo ishaka kuzana andi miliyari 20 z'amadolari akora amafaranga menshi cyane ibyo byose utekereza se ubundi ko bimaze neza bimaze cyo bita ku macuwaringa ku materializing kujya mu bikorwa nibitangiye no kugizana umusaruro na leta ya Kongo ikaza kubona ko noneho FDLR ariyo hubwo irimo kubangamira nizo muvoma zindi z'ubwo bucuruzi n'ikizere irimo kugenda bibangamira cyangwa bikunde FDLR bahita bayifata n'urugero nguhaye sibyo n'iriya mitwe bahita bayinetralize so aba rero abagena akazoza karere bakaba bafite n'ingufu nyinshi cyane muri bino by'amasezerano yasimweho nibo mu bushishozi bwabo no mu buhanga no bushobozi bafite bashaka kuvuga bati reka ibya politike bikomeze bigende gahoro gahoro iby'umutekano na ya joint verification mechanism ya gisirikare nayo ibe itangira akazi kayo ariko n'abacuruzi business aspect irimo reka tubanze tuyibyaza umusaruro bityo amasezerano atazaza akaba amasigara cyicaro nkaba mbona rero mu gusoza tuva kuri ingingo cyaba ari ikintu cyiza niba impande eshatu zahuriyeho ariko iyo biramuka ari u Rwanda rwonyine na leta zunze ubumwe za Amerika ibyo ntabwo byaba bifite agaciro bigendanye n'ari amasezerano ubwo byaba ari business hagati y'ibihugu byombi ku nyungu zabo bombi biramutse leta zunze ubumwe za Amerika na Kongo bahuye ibyo ngibyo ntabwo byaba bibindinga u Rwanda cyangwa bifite icyo birohaho inshingano n'uburenganzira muri ugiranyije n'aya masezerano basinye igihe cya Nduhungire na Kayikwamba ariko niba bahuye ari batatu wabivuga wizeye uvuga ngo byanga bikunda ni suite cyangwa ni igice gikurikira mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano basinye ntabwo kwaba ari ukwikunda kwa leta zunze ubumwe za Amerika kuko n'ubundi ibyo uriambanziriza amashinga y'amasezerano navugaga twari twabivuzeho haruguru ko azabanza gusenywa FDLR nubwo twagiye tubona imvugo zibivuga binyuranyije Patrick Muyaya cyangwa Kayikwamba babivugaga mu buryo butandukanye nubwo Nduhungire he yavugaga umwe aravuga ko azabanza gusenywa FDLR hagakurikizaho ingamba gukuraho ingamba z'ubwirinzi bw'u Rwanda abandi bakavuga ko ndogoma gusenya FDLR FARDC isenya wendifashijwe n'ibindi bisirikare yego sawa hanyuma icyakabiri n'ibyo zakuraho urumva nacyo rashaka kwereka harimo unilateralism no kuvuga ngo ikigeranye na FDLR responsibility cyangwa inshingano zifite nka 80% leta ya Kongo okay tugiye gukoraho ingamba z'ubwirinzi ninde bireba cyane bireba u Rwanda wavuga ko rwo ari 100% aribwo bireba ariko nashaka kwereka ngo ikigendanye n'amabuye no business yo irareba ibihugu bingahe irareba bitatu baherero kuri common ground ku byo bahuriyeho bo nkabo kandi birimo inyungu bose bahuriyeho ayo mabuye bazayacukura ahantu hatari umutekano navugaga buriya ni intangiro ntago ari kuvuga ngo baje kuyacukura nonaha hari kubanza kumvikana okay ikindi kubanza kumvikana icyo bita platform inzira bizacamo izabimeze gute ese ubundi ayo mabuye nayahe ese ubundi investment izakorwamo ni icyo bita due diligence kubanza kureba neza uwo mushinga ugiye gukora feasibility study inyiga mushinga cyangwa wategura umushinga aho uzaca icyo uzakostinga technique irimo investissement irimo mu rwego mpuzamahanga gukora assessment icyo bita environmental assessment ibigendanye no kureba impact bizagira mu kwangiza environment yaho hantu uko abaturage niba hari abazimurwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo bigendanye na impact kuri environment no kumvikana no kureba impapuro zose n'amasezerano y'ibihugu byose bihuriyeho tukumvikana neza so urumva rero ni negotiation nazo zishobora gutwara igihe zigatwara no mwaka 2 cyangwa 3 kugeza igihe bazabisinyira tukumvikana ntago babivuze ko akukanya bise bimaterializing cyangwa bijya mu bikorwa ubwo rero bikavuga ko bitaba bivuze ko baba bihuse bwana Alex icyo ngicyo no kuvuga ngo barifuza ko nacyo gitangira kikajya mu murongo wacyo kigahabwa umurongo kikaba kirimo kwavansa cyangwa kirimo gutera imbere igihe nimbunda barimo gushaka kuzicecekesha igihe na FDLR barimo kuyirokaliza cyangwa bashaka kuyifata igihe cyangwa nayo yabishaka gutaha n'igihugu u Rwanda narwo rurimo kwiyorganiza kugira ngo rukoreho ingamba z'ubwirinzi no kuvuga ngo ibintu byose bigomba kugenda mu buryo buri parallel yego mu buryo buri parallel icyo nabazaga yego gusinya amasezerano nicyo cyari gikwiye kubanza y'ubukungu ntacyo gushubije nagushubije ko aya masezerano ntago ari wowe ugena ngo ni iki kibanza impande zirimo ikitwa les parties contractant parties ma partie yasinye mu gifaransa bazita partie contractante ziri muri iyo contrat cyangwa amasezerano
nizo zihitamo icyo bakwiye kubanza, ariko si aho ngaho hagati aho ngaho ntabwo twavuga ko ariyo yabanjije, kuko basinye amasezerano integrale magari cya gihe cya Kayikwamba na Nduhungire nkurikira ndi kugukurikirana ayo amasezerano mu rwego ruri globale yarasimu. Noneho bafasha agace ka mbere nako barimo kukasesinga barimo kukarebaho, ariko k'ubukungu, ariko ko gucukura no gucuruza amabuye y'agaciro, kandi gahuri ku buryo buhuriyeho n'ibihugu bitatu. So ntabwo rushobora kuvuga ngo kereka ahubwo uvuze ngo ko ibindi bice icyo kwambura intwaro FDLR joint verification mechanism kwitarajyaho impunzi ceasefire imbunda zikaba zitaraceceka kugeza gihe kingana iki. Ariko nanjye nkakubwira ngo nubwo ceasefire intambara amasasa ataraceceka, ariko Doha barimo kuganira ku bigendanye no gucecekesha imbunda no guhagarika imirwano. Sicyumvikana neza, intambwe yaratewe na n'uyu munsi barimo kubiganiraho. Ntabwo rero byabuza n'abaganira business ko nabo batangira urwo rugendo kugira ngo bigende gute, kugira ngo byose bizagiye guhurira hamwe, amasezerano yose abone kuba yajya mu bikorwa, nacyo cyari kigamijwe wa munsi bayasinyira mu gihe cya Trump. Nicyo ngicyo. Okay, urabihuza ute n'amasezerano u Rwanda rwagiranye cyangwa amasezerano u Rwanda rwagiranye n'ikigo cyo muri Amerika mu gucuruza ndetse no gutunganya Wolfram icukurwa mu karere ka Rulindo? U Rwanda rufite Wolfram nyinshi na Tungsten byose amabuye ko za iriya za minerals zisanzwe, ubundi habamo colta, casterite, Wolfram, akaza izitwa gemstones za sapphire, diamant n'ibindi nk'ibyo ngibyo, precious stones arizo bita pierre précieuse, na za zahabu zirimo birumvikana neza. Ariko Wolfram by'umwihariko yitwa WO3 niyo terme scientifique yayo ifite, akaba mu by'ukuri atari n'ibuye rihenze bidasanzwe, uretse ko ari igihe barihindura bakaryongeraho agaciro rikaba ryagira akandi kamaro kadasanzwe. Ariko ubundi iyo urebye ni ibintu by'ibibuye binini ku buryo, ariko nta n'igiciro kiba gihenze ku isoko, kereka iyo ryongereho agaciro nibwo rizamura agaciro nyine. Ane mpamvu ntekereza ko Amerika yaba yagiranye aya masezerano n'u Rwanda, kuryongeraho agaciro nicyo cyaba gikomeye cyane. Hari aho bihurese n'ayo masezerano tumaze kubwira wenda icyo ngicyo cyo bivuze. Amasezerano yo yihorere no kuvuga u Rwanda rusanga ayo mabuye Wolfram isanzwe mu Rwanda na kera n'imyaka nka 30 abantu barayicukuraga bakayigurisha. Turi kumvikana inka za casterite na so kuba rero Leta z'Ubumwe za Amerika zaba zifitanye amasezerano n'ubundi byaba byaratanubwo bishoboka ko kano kanya company yabaje gakora prospection ikareba amabuye ko hari, bakagenzura, bagapima, bagasinyana amasezerano ateye kuri rimo kuyavuga yerekana ko bazongeraho agaciro. Ntabwo byashoboka ko byabirangiye none, biba bigaragaza ko negotiation zatangiye mbere. Okay, so na amasezerano rero yamuna itango stand alone ari ukwayo, isolated case itandukanye na kiriya cyo kibihugu bitatu. Okay, ariko ahubwo ikirimo kiravuga iki, kirerekana ko n'ubundi u Rwanda muri business y'amabuye y'agaciro ni parteneri cyangwa ni supplier ukomeye, okay, wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari nayo mpamvu bivuze ko ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika arabaswa bavuga ngo aya masezerano turimo kugirana na Kongo n'u Rwanda, u Rwanda ruzagire role cyangwa ruzagira uruhare mu kongera agaciro no kuba amabuye yanyurayo akaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo bapfuye kubivuga, bazi ibikorwa remezo u Rwanda rufite, ubwo bazi na technology u Rwanda ramaze kwiyubakamo n'ubuhanga, technical know how, ubwenge cyangwa ubuhanga bamaze gusetinga hano muri iki gihugu cyitwa u Rwanda. Turi kumvikana neza, bazi ibigendanye na ligo, ibigendanye no ko nta mabuye y'amagendo yakwinjiramo, bazi kitwa quality control, bazi ibigendanye na supply chain management u Rwanda rugezeho level bagezeho. Turi kumvikana, so ari nayo mpamvu bivuga ngo bashobora kuba bafitanye nabo n'amasezerano atandukanye kuri produit zitandukanye zisanzwe ziri mu Rwanda muri area y'amabuye y'agaciro, birumvikana neza. So ubwo rero ni kimwe muri ibyo, ariko ntago wavuga ngo kigendanye no gushyira mu bikorwa ari amasezerano uko yakabaye, ariko bifite icyo bipfana. Yego yego Alex, haraho bihuriye, bifite icyo bipfana. Cyangwa ko bifite icyo bipfana. Reka rero tuve ku masezerano y'u Rwanda na Kongo ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo twirebere none mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFCM 23 yamaze gutangariza abaturage batuye Igoma ndetse no mu bindi bice byose igenzura ko bakwiye kuzana inote zishaje bakabahereza inshya.
ibi byaba bivuze ko AFCM 23 ijya gushyiraho ifaranga ryayo mu bice igenzura. Yavuze ngo bagire gute? Bazana inote zishaje bafite babahereza inote nshya. Urumva inote urakoze cyane. Inote bank notes amafaranga sibyo? Ubundi amafaranga ni umutungo agenzurwa na Central Bank cyangwa banki y'igihugu, Banque Nationale. Okay? Iyo ni principe. Kandi mu makuru dufite nuko M23 nta banki irashyiraho. Niyo yayishyiraho byaba bisaba ko ifite leta ifite ikigega cy'ubukungu ariko ikigega ni ibisanzwe. Kuko nta rwego ruri internationalement reconnu na Fonds Monétaire International na Banque Mondiale. Turi kumvikana neza, ntago ari gupfa kuvuga ngo ngiye nshinze banki. Wowe ushinze banki hano kuri Primo igomba kuba yemewe na Central Bank yacu, kuko Central Bank ifite icyo yemewe na Banque Mondiale na FM. Okay? So ndumva rero M23 izo institution, financial institution ntayo irabona ziri recognized. Icyaba kirimo gukora cyose no buryo bwo kwirwanaho kinyeshyamba. Icyo ni icyambere. Hanyuma icya kabiri, Banque Nationale nkuko nari nkubwiye niba ifite inshingano yo guprintinga inote. Okay? Yarangiza kuzisohora ikaziha abitwa aba distributeri bakuru. Arizo za banke nyine. Private cyangwa iza leta. Cyangwa se n'ama agent bandi baba bari recognized n'iyo banki. Turi kumvikana neza. Icya gatatu ikagenzura circulation y'ayo mafaranga mu gihugu. Ibigiramo uruhare. Turi kumvikana. Icya kane ikareba quality y'inote. Kuri inote zo mu Rwanda uzazitegereze, hari ibihugu byinshi wajyamo muri Afurika ugasanga bigibuze inote 9 ku 10 wabona zaraboze, zarashaje, zirasa nabi, zirahindanye, imibare ntikiriho, zaracikaguritse n'ibindi nk'ibyo. Iriya quality rero nayo izamo, ubwo turazana muri standard ibigendanye na za serial number, niba nta bihimbano, nta bafraperi bajemo bashaka gukora za note, ibicupuri bazanamo bakabyinjizamo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. So na quality rero control y'inote ni inshingano za Banque Nationale. Nagiye kuvisha Banque Nationale icyo aricyo. Tutagiye muri za reserves n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Rero kuba tuvuga ko M23 yabwiye abaturage ngo bazane inote, irazibasubiza. Nanjye bitabaza ngo gute. Irazibasubiza from where? Irazihindura gute? Ira printing zayo oya. Zaba zihindutse phobia. Iraza kuzikura muri Central Bank ya Kinshasa, aho niho nashakaga. Kandi aho ngaho umuntu yahaha amahirwe 90%. Bivuze ngo M23 muri iyo area ifite ukuntu irimo gukorana na leta ya Kinshasa, guverinoma centrale. Byanga bikunda. Aho hagahita hatwereka ko bashobora kuba barimo kubarokonesa n'ubundi nk'abantu babahagarariye ahantu mu rwego finansi. Okay? Cyangwa se nayo leta ya Kinshasa ikavuga iti ntabwo twareka izo muvoma, kuko niba baje kuzihinduza, niba barimo kuvunjisha ufite amadolari miliyoni y'amadolari ari muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru akavunjisha amashaka amafaranga muri Central Bank ya Kinshasa ku mafaranga congolais, turekumvikana akayavunjisha, iyo ni inyungu ya Banque Nationale. Iyo circulation monétaire still ifite icyo ifavoriza leta centrale ya Kinshasa. Ndashaka kwereka intere baba bafitemo ku buryo nubwo bacira ariko batacira akaryoshye ku ruhande rwa leta. So no kuvuga rero niba M23 yavuze ngo ni muzane note tuzihindure bwana Alex, bivuze ko hari communication cyangwa hari uburyo bwa coordination, uburyo bw'ubuhuza hagati ya leta ya Kinshasa na M23 muri secteur financier. Ari naho hatanga icyizere havuga ngo n'ubundi bari abantu bashobora kuba bageraho bakagira ukuntu bavugana mu rwego rwo gukemura ibyo bibazo. M23 ushobora no kwibaza ikura amafaranga, ubundi circulation monétaire yaho aturukaye. Bashobora ku export ibintu, imbaho, amabuye y'agaciro, bashobora guca imisoro, imisanzu, turi kumvikana. Cyane cyane ndashaka kuvuga aturuka hanze. Amakamyo niba korosinze amavuye Bunagana gaca Goma amanuka ajya za Bukavu, ubwo yana amafaranga y'amadolari yinjiye mu gihugu. Turi kumvikana. Niba bafasha amabuye y'agaciro bakaye-exporta, in return baraza kubona iki? Amadolari. Ayo ngayo akaba yinjiye muri economy ya Nord na Sud Kivu. Ayo ngayo bakaza kuyavunjisha. Nano kaza gusanga wenda amakongomani uramutse uvuze ngo barafungiranye nta ayo bari bafite bari yo bagumana, yaza akagira habura. Nkavuga ngo byanga bikunda ya madolari ya Kinshasa hinjiremo franc congolais nka national currency, iri local currency. Turi kumvikana, ubwo circulation monétaire igatangira ikabaho ikagenda neza. So ndakeka rero bashobora kuba bashaka gukabinga cyangwa kugabanya ibicupuri bishobora kuba byarinjiyemo
ibishoporo urabyumva phobie wenda byaramaze kuba byinshi bitewe nuko leta ahantu itari kenshi haza ibibazo n'amafodolari n'ibindi phobie birumvikana. Icya kabiri bakaba bashaka wenda kugira ngo berekane ko bahari, nayo ikaba ari icyo bita a calculated move, kwerekana ko bahari, ikintu kiri strategique, kikaba ari nk'igitego cyangwa umutego baba bateze leta ya Kongo kugira ngo berekane ko bubake n'icyizere muri ya public opinion. Umuturage niba azanye amafaranga ku nyeshyamba zikamuhindurira kuko amafaranga kanahinduka, don't take it for granted, ntugifate nk'ikintu cyoroshye, ni intambwe ikomeye. Bashobora kuba baravuga ngo bariya nta kintu bafite, nta bushobozi bafite, nta na banki bagira, none banki barayizanye barayerekanye. None se ufite imbunda, watunganyije umutekano w'abantu, warangiza n'amafaranga ari muri circulation ukayagenda n'igihe ahindukira, ubwo numva utarimo kugenda uba leta bwana Alex, they are there to stay. Barahari ntaho bazajya. Ubwo ni igitego navuga ko batsinze leta ya Kinshasa niba kiri bugiye mu bikorwa. Dukunda gushyiraho niba kuko sources z'iki gihe urabibona nuko zibaru zibonye. Hari gihe byaza gusanga yenda twita, ariko biramutse ari ibyo biri verifiye yaba ari indi ntambwe ikomeye cyane M23 yateye mu rwego rwo gutsimbataza ubutegetsi bwayo hariya muri karakarere. Yego. Ni leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nanone yatangaje ko itazitabira ibiganiro yari yatumiwemo na Thabo Mbeki. Kutitabira biriya biganiro bivuze iki? Ku muhate wo gushaka amahoro. Patrick Moya yarabitangaje. Bivuze iki ku muhate wo gushakira amahoro Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Kamere ntaga kigiye South Africa. Babujijwe. Ari Kamere, ari Patrick Moya, ari Perezida, ari bano bagabo bashinzwe Kiliziya Gatolika ndetse na Eglise Anglicane. Bose Patrick Moya yabujije. Urabona club ya cyangwa coalition ya Thabo Mbeki, okay, Nanga, Katumbi na Kabila. Ni ikintu gikomeye cyane. Caravane urayibona. Caravane ni ikintu nk'abantu wenda 200 bari inyuma y'ikimashini bagisunika ariko bagenda n'amaguru, cyangwa abantu barimo nko kwigaragambya bavuga bati kuri primo haje abantu abakozi 300 barimo kuza hano. Baje gufata kamera yabo. Ni urugero rwiza. Sibyo? Kamera abakozi 300 baje kwishyuza imishahara yabo, ariko baraje umuntu akaza akakubwira ati mbasize inyuma ni 300 bashaka umushahara wabo cyangwa batware kamera. Ukabaza ngo ni bangaho uti ni nk'abantu nka 300. Wakomeza wicayemo ari we managing director wa company, wasigara hano? Oya, ntabwo bishoboka bitewe n'umubare wumvishe. Icyo wakora byibuze kamera wayihasigara kugahita uhava. So iriya kiriya gihiriri kirimo Katumbi, Kabila, Nanga na Thabo Mbeki, uhite wongeraho ba Bisimwa, Bertrand Bisimwa na M23 nk'umutwe witwaje intwaro. Ntabwo Kisekedi ashobora kurokoka uko byagenda kose. Niyo Amerika yashaka kumurokora abo bagafata umwanzuro uko atabirokoka ntabwo byoroshye. Ndabivuga kubera ko ni abantu bafite ingufu nyinshi cyane. Katumbi no Muyahudi, umucuruzi mpuzamahanga w'umupolitisi ufite connection nyinshi cyane n'ubukungu, no muherwe akanda usobanukiwe. Kabila twaramuvuzeho bihagije. Nuzo ushyiraho Nanga nk'umuntu wagize uruhare mu gushyiraho Kisekedi. Thabo Mbeki no muntu mpuzamahanga, ushyiraho M23. So no kuvuga rero Kabila buriya mu mibare y'ingarutse ku kibazo warubajije na kampu ye cyangwa igice yaherereyemo, babaze basanga n'ubundi iriya nama nta nyungu ibafitiye. Okay, ni inama n'ubundi irimo kubempoza ibintu bidasanzwe. Urashobora kuba babaye nka draft, kuko babaha draft. Urabizi na nubwo mu nama isanzwe y'ikibina cy'abantu 20 watumira inama utavuze iki umurongo w'ibyigwa telekomvikana. So hari gihe rero utanga umurongo w'ibyigwa acyo twari twise draft, umuntu akabireba kamera nka Mombutu ngo ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye kumusura muri office, aramubwira ngo il faut savoir le temps de quitter, ngo ni ngombwa kumenya igihe cyo kuva ku butegetsi. Igihe nyeshyamba zari zimeze nabi zatangiye gutrasa, zarenze Kisangani zinjira zijya Kinshasa. Zari zewe na Kabila Muzehe. Mombutu wabivugaga wari ngira ngo Foreign Affairs Minister we yaravuze ngo Mombutu yarasimbutse aho yari yicaye mu gatebe, ngo aramubwira ngo niba nkumva neza uzanye message ya Kabila, kuko Kabila niwe umbwira ngo mve ku butegetsi. Telekomvikana neza ati yo ni message Kabila tanga nta yindi, nawe niyo usubiyemo
ndibaza niba aricyo kikuzanye uri intumwa ya Kabila kandi ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nicyo nshaka kuvuga ni iki rero, hari igihe baguha draft cyangwa ibyanditse ku murongo w'ibyigwa. Tshisekedi akaba yahawe ibiri ku murongo by'iga n'urugero amugira ngo M23 yihe Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru kandi bareke. Wenda Tshisekedi agahita avuga ati muje kugira ngo tugire ibiganiro, ndumva ari intumwa muri intumwa za M23, bityo iyo nama ntayitabire. Turi kumvikana neza. So bivuze ngo Tshisekedi niba yabujije Kamere kwitabira ya nama nuko abona ko nta nyungu yo kwitabira inama yari afite. Inama irimo abaopoza be bakomeye, igikomeye wenda akavuga ati reka nibande kuri Trump, abangaba bari baje kunegosia iki ngiki no kukibemerera kuko ntago biri muri avantage ya survival y'ubutegetsi bwe. Ni icyo ngicyo navuga Alex. Ntabwo ko ari uguca amazi bw'abuhuza bwa Afrika twakunze kugenda tugarukaho bw'abushake bw'abayobozi. Ntabwo yaraje nk'umuyobozi wa Afrika. Uriya no umuntu yakwita nk'umukonsilita. Ni initiative yo ku giti cye, ntiturabona uwamuhaye ayo mabwiriza cyangwa wabimutegetse cyangwa wabimusabye, ariko sofa twavuga ko ari initiative ye, ariko nk'umuntu waza ari perezida wa leta ya Afrika y'Epfo kandi wari ufite connection zihagije kandi ufite amateka ahagije kuri kino kibazo. Ni mpamvu duhamya tudashidikanya ko ari ku ruhande rw'inyeshyamba za M23, no ko ari mu bantu batangaje mu minsi ishize ko ziriya nyeshyamba icyo zirwanira ari ukuri kwambaye ubusa, ko ari abakongomani bafite uburenganzira bwabo. Turi kumvikana. So kuba rero yarabatumije n'ubundi Tshisekedi yavuga ati ashobora kuba nta keza uruhande arimo turarwumva. Yego. Bivuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se leta ya Kinshasa izajya yitaba gusa umuntu uhagaze mu ruhande rwayo. Ni igihombo. Ubundi umuhuza biba byiza iyo yumva ikibazo, ariko kiza kibara Tabombeka ikintu adafite nicyo bita binding power. Ni ingufu ashobora kugukoreshaho cyangwa ibihano ashobora kugufatira wanze. Ni nacyo kigaragaye nyine. Wanze ubutumire. Ubona ko bataranga ubutumire bwo kwa Trump ariko ubwo kwa Tabombeka barabwanze. Ni umuntu wumva ibibazo neza, ariko biragaragaza ko Tshisekedi adashobora kuba tumva neza ururimi rwambaye ubusa. Yashaka kurwitwaje intwaro. Yego. Ayo bureka dusoreza. Kadusoreza aha ngushimire rero, nshimire n'abari bakurikiye Primo Media Rwanda, ibiganiro kuri urubuga byo rero nakagaruka. Murakoze cyane. Merci.